umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga iby'umutima umwemeza akwiriye gukora bitewe n'uko bibangamira ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ubwenge bucura umwijima, umutima nama ukagwa ikinya, umutima ukinangira, maze ubugingo bwe bugatandukana n'Imana. Aho ubutumwa buvuga iby'ukuri mvajuru busuzuguwe cyangwa bugapfobya, itorero rizabundikirwa n'umwijima, kwizera n'urukundo bizakonja, kandi kudahuza n'amacakubiri bizaryinjiramo. Abagize itorero berekeza inyungu n'imbaraga zabo mu gushaka iby'isi, kandi abanyabyaha bakarushaho kwinangira n'ibihane. Nimureke bavandimwe duce bugufi dusenga Imana. Data mwiza, Data wera, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, turagushimye cyane muri uyu mwanya kubera kutugiriye neza, ukaba wongeye gusohoza ibyo twagusabye kugira ngo tuboneke imbere yawe. Izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Nyakubahwa, turifuza gusobanukirwa neza ikibazo dufitanye nawe, turifuza gusobanukirwa neza n'uburyo twakongera kwiyunga nawe. Turagusabye rero kugira ngo ubwo tuje imbere yawe twicishije bugufi cyane, twifuza gusobanukirwa n'ibyo bintu, turagusabye kugira ngo ubidusobanurire, umwuka wawe wera tubeho adusobanurire kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe muri aya magambo yera. Tubigusabye mu izina ryera rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Nshuti bavandimwe, nimugire isabato nziza. Nimureke rero dushima Imana, iradufashije muri uyu mwanya dutangiyemo gahunda yacu ya Ops 777 cyangwa se 577, bitewe n'uburyo buri muntu wese ari gukoresha. Nidushima Imana rero. Ukurikije igihe twatangiriye tuvuga iby'iyi gahunda, hari benshi bari bafite gahunda yo kuyibamo, hari na benshi bari kuyibamo nibibagwe nabi, ariko uyu mwanya ahabo hakaba hatakibukwa, bakaba barapfuye, abandi bakaba barasibanganye ku isi. Ubwo rero twebwe tugihumeka, nimureke dushima Imana, kubera yuko abapfuye ikuzimu nta migambi bayo, nta no gushima Imana kubayo. Abagihumeka nibo babasha gushima Imana. Nimureke dushima Imana. Ikindi tuyishimire ibitangaza bikomeye biboneka muri iyi sabato, nubwo twebwe tuba tudashobora kubiha agaciro, nubwo n'ubwenge bwacu buba butabibona neza cyangwa ngo bubyumve neza, ariko hari imigisha itangwa ku bantu bose bakurikiza amategeko y'Imana, ndetse wongeyemo n'isabato. Uyu munsi rero tukaba turi mu isabato y'Imana, umunsi utwibutsa ibintu bikomeye: kuremwa kwacu, gucumura. Ntabwo turemwe twitwaye neza, umuntu aremwe yitwaye nabi aracumura, ariko acumuye hari ikindi kintu Imana yakoze, yaramucunguye. Ibyo byose byageze ku munsi wa karindwi, Imana iraruhuka. Yesu yaruhukiye mu gituro arangije igikorwa cyo gucungura umunyabyaha. Ubwo rero byose biragenda bigasoreza mu kuruhuka isabato, kandi nanone nidutumbagira iki kirere tuzagenda iminsi 6, umunsi wa karindwi tuzawuruhukira mu isabato, ubundi twinjire mu rurembo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Rero nk'uko mubibona, nk'uko twagiye tubivuga, turamara iminsi twiga ikibazo Imana ifitanye n'umuntu, kugira ngo tuze kureba yuko twagira umugisha ku Mana, dukemura ikibazo dufitanye n'Imana mu by'ukuri. Si byose? Ngaho rero reka mbararikire kuzana za Bibiliya zanyu muzegeze hafi, kugira ngo twinjire mu rugamba, turebe uko urugamba rwatangiye n'uburyo urugamba aho rwatangiriye ariho rugomba gusoreza. Tubumbure Bibiliya zacu, tuzifashisha cyane igitabo cy'Itangiriro. Turajya mu gice cya 2, Imana ishyira Adamu muri Edeni. Igice cya 2 muri kuhabona abavandimwe, reka twerekereyo. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose.
Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uyu murongo turawutindaho cyane. Wa karindwi, Uwiteka Imana irema umuntu, imurema mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo, umuntu arabonetse. Umuntu abonetse ariko haracyari ikibazo. Ntabwo uyu muntu aragira ubugingo, ntabwo uyu muntu aratangira kugira icyo akora. Ariko Imana ikoze ikindi kintu nyuma yo gushyira umuntu hariya, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Kumva? Ntabwo ari umwuka yamuhumekeyemo gusa, ahubwo yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubugingo buzima, noneho umuntu ahindutse ubugingo buzima, ugatangiye gukora, atangiye kugira icyo yibwira no kugira icyo atekereza, kuko ahumekeyemo umwuka w'ubugingo buzima. Ngira ngo iki gikorwa cyabereye gitekerezwa, umushinga wabereye mu nama y'agakiza mu ijuru, isi itaragusha ishyano, nibwo Imana yatekereje igikorwa cyo kurema umuntu. Imana iragitekereza, ubutagatifu, ubutatu bwera, inama iraterana, hemezwa ko hakwiriye kurema umuntu, ariko Satani ntabwo yari yitabiriye iyo nama. Iyo nama Satani ntabwo yari ayirimo. Ngira ngo Satani yari munsi ho gatoya ya Yesu, niko ibyanditswe bitubwira. Yakurikiranaga na Yesu mu butegetsi. Nuko Satani atitabiriye iyo nama, abonye mu iyo nama adatumiwe, arababara cyane. Nuko iyo nama kubera ko yari kuberamo igikorwa cyo kurema umuntu, nuko Satani nawe ahita afata gahunda ati, ntabwo bishoboka ko uyu muntu yanyobora, nanjye uyu muntu mugize gahunda yo kurema nzamucumuza, ntabwo ibintu ngomba kubyemera. Abafashe abamarayika, abajyana ku ruhande, arababwira tumva rero mwa bamarayika mwe, mureke mbibabwire mbibasobanurire, Imana ni inyagitugu, Imana itwaza abantu igitugu. Aha hantu inama y'Imana ntabwo tuyemeye inama y'agakiza yo kurema umuntu. Kubw'ibyo rero nimunyoboke mbere ukuntu twiganzura Imana, ubutegetsi tukabujyana. Uyu muntu ntabwo tuzabikunda, naramuka aremwe natwe uyu muntu tuzamucumuza, tumuhindanye, ntabwo tuzatuma aba nk'uko Imana yamuremye, tuzamuhindura tumugire ukundi kuntu. Nuko Satani inama arayoroganiza neza. Hari agatabo hano nako igitabo cyitwa Inama z'Imana muri iyi minsi. Iki gitabo ni cyiza cyane, kimenyekanisha cyane ibyirema. Mucyegere twumve, tunyarukire muri iyo nama y'agakiza mo gakeya, twumve akaga kaza mu isi, ukuntu iyo nama Satani yabyifashemo. Nuko paje yaho ya 5 niho tugiye gusoma. Satani agumura abamarayika. Benshi mu bayobotse Luciferi, icyo gihe Satani ntabwo yari akitwa Satani, ahubwo yitwaga Luciferi. Kandi Luciferi byari bisobanuye umuntu ufite ubwiza bukomeye cyane, umumarayika wo mu kerubu utwikira, waremanywe ubwiza. Tubisanga muri Ezekiel igice cya 28 niho dusanga Satani uburyo yari yararemwe neza kandi atunganye, kubengerana kwe gutuma yishyira hejuru, maze ubwibone bwe butuma ashaka gusumba Imana, niho tumusanga. Nuko rero yitwaga Luciferi icyo gihe, ariko nta muntu n'umwe turumva wabyaye umwana ngo amwite Luciferi. Kandi Luciferi ni izina ryiza cyane, ariko kubera ikibazo cya Luciferi wahindutse Satani, nta muntu wapfa kwita umwana Luciferi. Ntabwo umwise Luciferi akazakura ntabwo mwazakiranuka. Luciferi ni ryiza, ariko uburyo byaje guhinduka ni bibi cyane. Umva rero akiri Luciferi, benshi mu bayobotse Luciferi bari bemeye kumvira inama y'abamarayika b'abayoboke no kwihana ihinyu ryabo ngo bakirwe kandi bongere kwiringira Imana n'umwana wayo ikunda. Gicuwo yerura noneho ko azi neza amategeko y'Imana, ngo naramuka yemeye kumvira nk'imbata byaba nkaho anyazwe icyubahiro cye, ngo ntazongera kwiringirwa ngo agire umwanya ukomeye yahoranye mbere. Kumva abamarayika bamwe mu bo yagumuye baravuze bati, nyabuneka dore reka tugende dusaba imbabazi, twacumuye, twahemutse, kandi muri aka kanya Imana yiteguye kutubabarira. Umutima nama hari ikintu babwiye, ariko Satani yihagararaho abagunga n'ubwuma, arababwira ati, hoya nimuhave mwihari iki cyubahiro, nimureke dukomeze turwanye duhanyanyaze, twihagarareho, ngo ntazongera kwiringirwa ngo agire umwanya ukomeye yahoranye mbere. Ababwira kandi ko uwe ubwe ndetse hamwe nabo bamaze kugoma birenze urugero, batakibasha kugarukira Imana, kandi ko adafite ubwoba
bw'ingaruka yabyo, kuko atakwemera gupfukamira umwana w'Imana ngo amusenge nk'aho ari ikiretwa kandi ari ukugorwa n'ubusa. Nanone Imana itazababarira, ahubwo ngo bagomba kwerekana umudendezo wabo, bakabonesha imbaraga umwanya n'ubutware batagabiwe ku neza. Mwumva inama kuntu ibintu byari inama bihindutse isoko. Satani ashyize abamarayika ku ruhande, ariko muri aba bamarayika bamwe harimo abisubiyeho, hamwe abandi 1/3 cyose cyari kiri mu ijuru arakiyobeje, arakigumuye. Bagiye muri ya gahunda yo kurema umuntu. Niho dusanga Imana yahise ivuga ati ishime wajuruwe, naho wasi ugujije ishyano. Niho dusanga mu Byahishuwe igice cya 12 dusanga ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani iyo byabari mu isi. Tugiye kugenda rero dukomeze twegera imbere muri Bibiliya, turebe ikibazo Imana ifitanye n'umuntu, dukomeza twegera imbere. Umurongo wa 7: Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umurongo wa 8: Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'uburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanya mwine, umwe witwa Pishoni, ariwo ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budora, n'amabuye yitwa shohamu. Undi witwa Gihoni, ariwo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru, niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Ufurate. 15: Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Kumva inshingano umuntu ahawe, arabwiwe ngo icya mbere ugomba guhinga, icya kabiri ukarinda iyi ngobyi. Nizo nshingano umuntu ahawe, Imana ikimushyira ahantu heza kuriya. Uwiteka Imana iramutegeka iti: ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushatse, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aha hantu rero, uyu murongo, aya mabwiriza umuntu ahawe ashyizwe ahantu heza cyane. Twarabibonye iyi ngobyi yaramanukaga hano, ikamanuka mu burasirazuba, ikamanuka muri Afurika, ikamanuka igakora hano ku gihugu duturanye cyitwa Kongo, ikazamuka na ziriya zahabu dusomye hariya nazo zageraga kuri Kongo, n'ubu zimwe na zimwe ziracyarimo hariya, kuko Edeni yakoragaho hariya. Ndaje narabibohereje nako murabifite. Nuko ariko hano hari ikibazo kibonetse. Umuntu ahawe amabwiriza, ariko amabwiriza turaza kureba Satani nawe yateguye kwangisha umuntu aya mabwiriza, asobanura umuntu, amumenyesha yuko ibi bintu Imana imubwiye ari iby'igitugu, arye kuri cya giti yabujijwe, kandi iki giti yabujijwe yabwiwe ngo umunsi wakiriyeho no gupfa bizaba bikurangiriyeho. Nuko umurongo wa 15: Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Mabwiriza ngariya. Uwiteka Imana iramutegeka iti: ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Ibyo ntabwo ari icyifuzo, ni itegeko, arategetswe. Uzajya urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko mva noneho exception, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Igiti cy'ubwenge rero, iki giti cy'ubwenge bigomba kurangira umuntu. Ikibazo umuntu afitanye n'Imana ni ukumvira amabwiriza yose Imana yamuhaye. Iki giti cy'ubwenge kigomba gutuma amenya ikibi n'icyiza. Iki giti niho urugamba rwatangiriye, kandi niho rugomba gusoreza. Turegere imbere aho tubyumva. Imana irema Eva, kandi Uwiteka Imana iravuga iti: si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Amabwiriza yatangiwe muri Edeni yahawe umuntu umwe,
ntabwo yigeze ahabwa abantu babiri. Undi muntu agiye kuza asanga undi muntu wa kabiri, asanga undi muntu wa mbere, ariko umuntu wa mbere afite amabwiriza yahawe agomba kugenderaho. Imana igiye kumuzanira undi, ariko undi agiye kuza asanga amabwiriza ahari agomba gukurikizwa. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Umva, Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Kubyumva? Imukuyemo urubavu rumwe. Uyu muntu asigaranye urubavu rumwe, urundi Imana irukuyemo. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Ndagira ngo twumve uyu murongo wa 24. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Usiga se na nyina ngo ninde? Umuntu. Haremwe nde? Haremwe umuntu. Umuntu azasiga se na nyina. Umuntu ni uwuhe? Ni uwaremwe. Akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umubiri ukongera ukisubiranya. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Pawulo ageze mu Efeso igice cya 5 aravuga ngo ibyo mvuze by'umugore n'umugabo byerekeye Kristo n'itorero. Banze wumve gusa. Inzoka yoshya Eva. Twumve ibibazo rero ukuntu bigiye gutangira. Ngo wohejwe ngo ninde? Inzoka ngo yoheje ndera? Yoheje Eva. Katubyumve neza. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba zose. Uwiteka Imana yaremye, ibaza umugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, nimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Umva, ariko ubundi ahangaha ntihamaze kuboneka ikibazo. Ni ukuri koko Uwiteka Imana ibaza umugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, nimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ndagira ngo mbaze, ni ko Uwiteka yavuze koko? Niko yavuze? Ariko se kubera iki inzoka ije ibaza ngo ni ukuri koko? Umugore rero nawe wumva ukuntu agiye gusubiza, ariko arabizi neza ko Imana ariko yavuze. Uwo mugore arasubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izimana yatubwiye iti, ntimuzazirye nimuzazikoreho mutazapfa. Izi mbuto ni izi, iki giti ni ikihe? Iki giti ni ikihe Imana yabuzanyije kugeza n'uyu munsi? Turi kureba hariya ngo ikibazo Imana ifitanye n'umuntu ni igiti. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Ngaho umva kandi umurongo wa 16 w'igice cya 2 twabonye nguki. Uwiteka Imana iramutegeka iti, itegeko Imana itanze, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Tegeko yarihawe mu 20 tubonye hariya 16 na 17. Ariko mu gice cya 3 muri uyu murongo tugezeho wa 4, iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Ndagira ngo mbaze, ari inzoka ari n'Imana wavuganye n'umuntu, waremye umuntu akamuha amabwiriza ninde? Ninde? Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya.
amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Urupfu rwagezemo hariya. Bariye. Katubyumve neza rero. Turakomeza muri cya gitabo cyitwa Inama z'Imana muri iyi minsi. Kurya bikoze ku bantu. Turebe uburyo kurya bigiye gukora ku bantu. Urugamba aho rwatangiriye ni ku biryo, kandi naho rugomba gusoreza ni ku biryo. Ku giti kimenyekanisha ubwenge. Ndaje twinjiremo neza turebe ikibazo Imana ifitanye n'umuntu. Adamu na Eva baburirwa. Imana yateranije paje 13, Imana yateranije ingabo z'abamarayika ngo igene inama zo kubuza ububi babakangishije. Banoganije mu nama zo mu ijuru ko abamarayika bajya gusura muri Edeni, bakaburira Adamu ko ari mu kaga k'umwanzi. Abamarayika babiri bahera ko barihuta bajya gusura ababyeyi bacu ba mbere. Abantu babiri bera babakirana umunezero utagira kirogoya, bavuga ukuntu bashima umuremyi wabo kuko yabagotesheje ibyiza byinshi. Bari bafite ibintu byose byiza kandi binejeje bakabyishimira, kandi byose byabaga byaringanijwe n'ubwenge ngo bikunde bibanyure. Ariko icyo bishimiye cyane kuruta indi migisha yose ni ugusabana n'umwana w'Imana n'abamarayika bo mu ijuru, kuko bagiraga byinshi byo kubabwira igihe cyose babasuye. Ibyo bintu bishya bivuye mu bwiza bw'ibyaremwe byo mu rugo rwabo rwiza rwo muri Edeni, kandi bakundaga kubaza byinshi byerekeye ku byo batumvaga neza. Wumve rero icyigisho cya kane, kugwa k'umuntu. Kugwa k'umuntu niho twerekeye. Umudendezo w'umuntu. Eva ahinduka umushukanyi. Ahera ko yicira amatunda arayarya, maze yibwira ko yiyumvisemo imbaraga zitera ubuzima bushya kandi bufite ikuzo, aziheshejwe n'ayo matunda yari yabuzanijwe. Kumva umuntu wapfuye, kumva umuntu urupfu rwamaze kugeramo, ukuntu amatwi ari mu rupfu atumva. Urupfu rwamaze kugera muri Adamu, kugera muri Eva, ariko ngo yiyumvisemo ikira, ngo yiyumvamo imbaraga zitera ubuzima bushya kandi bufite ikuzo, aziheshejwe n'ayo matunda yari yabuzanijwe. Umve, agira ibineza neza atarasanganwe kandi bitari ibya kamere ye. Umve, ngo bitari ibya kamere ye. Ahera ko ajya gushaka umugabo we, amashyi ye yuzuye ya matunda bari babujijwe. Umve, nabamushyiriye ku rupfu. Uyapfa wenyine yari ubu koko, iyo yapfa wenyine akagenda adashyiriye umugabo uyu mugore, kuko nuko amwiganira uko inzoka yavuganye nawe mu mayeri, ashaka kumwoshya ngo amujyane ku giti cy'ubwenge. Amubwira ko yariye ku mbuto, maze aho kwiyumvamo iby'urupfu akibonamo imbaraga inezeza kandi iteye ubuzima. Eva akimara gucumura yabaye gashashara wo kugusha umugabo we. Ngiye kubona mu maso h'Adamu haje agahinda, asa n'utinye kandi atangara, bisa naho hari intambara irwanira mu bwenge bwe. Umva rero, urugamba rwatangiriye mu bwenge bw'umuntu. Muri ubu bwenge bw'umuntu, muri iki kibazo Imana yagiranye n'umuntu, muri uru rugamba niho urugamba rwa nyuma rugomba kurangirira, mu bwenge bw'umuntu. Kandi muri ubu bwenge hagomba gutanga umudendezo kugira ngo umuntu wese ahitemo mu bwenge bwe abyihitiyemo. Kandi uru rugamba rugomba kuba rushingiye ku kintu cyitwa kurya. Bazagufunga inda kugeza ubwo uzareba nawe ukavuga uti, umva, nimunkiremo ariko njyewe ngende nirire. Kurya niho byatangiye, niho bigomba gusoreza. Urugamba rwatangijwe n'inda rugomba gusozwa n'inda. Nuko Adamu nawe bamugejeje ku kibazo cy'inda, bisa naho hari intambara irwanira mu bwenge bwe. Abwira Eva ko adashidikanya rwose ko ari we mwanzi bari babwiwe. Wumve, ngo noneho rero azapfa nta kabuza. Adamu yabivumbuye, yabwiwe neza yuko uyu ari we mwanzi babwiwe, kandi ahise abwira umugore we, aramubwira ati, wowe uzapfa nta kabuza, byakurangiriyeho.
ati ko numvise ko bavuze ngo tuzapfa, ko mwari mwaratubeshye ngo tuzapfa, ngo tuzabihuku, ngo tuzaba inka. Nukumva ko Eva agiye gusubiza, ariko Eva we amubwira ko atiyumvisemo amaherezo mabi na hato, ahubwo abonye imbaraga inezeza cyane, nuko amwingingira kuryaho nawe. Adamu yumvise cyane ko mugenzi we yamaze gucumura, agahangara icyo bari babujijwe aricyo cyageraga ubuyoboke n'urukundo rwabo. Eva nawe yibwira ko mu bwenge bwe ko iby'inzoka ivuga bikwiriye kuba iby'ukuri, kuko atiyumvagamo ibimenyetso ko byo kwangwa n'Imana, ahubwo yibwiraga ko afite imbaraga inezeza nk'iy'abamarayika bagira. Komana umve, Adamu ababazwa nuko Eva yamuvuye iruhande. Adamu arababaye, ariko azi ko urupfu rwabagezemo, ariko ngo noneho byarangiye, agiye gutandukanywa n'uwo yari yarakunze cyane, kubana nawe. Ngo ibyo yabishobora ate? Urukundo yari akunze cyane Eva rwari rukomeye, maze bimukura umutima rwose, yihitiramo gufatanya nawe, ndetse n'ingaruka yabyo yerura ko Eva ari umugabane w'umubiri we, kandi ngo napfa azapfana nawe, kuko gutandukana nawe byo nta nubwo yarushya abitekereza. Uru rugamba rwaratangiye cyane, ruratangira. Ndagira ngo mbabwire yuko uru rugamba rwaratangiye. Hari abagore bamaze kwiyemeza gupfana n'abagabo, hari n'abagabo bamaze kwiyemeza gupfana n'abagore, kandi igiti kimenyekanisha ubwenge, iki ngiki ni Imana yabuzanije. Igiti kigaragaza yuko umunsi bakiriyeho no gupfa bazapfa, kubera ko bazaba babaye nk'Imana, kandi bazaba bapfiriye mu cyaha. Iki giti reka tucyumve neza hariya, mwiyumvira ahantu ibintu binageze, mwumve ikibazo Imana ifitanye n'umuntu. Umuyobozi akaba n'umujyanama w'inama ishinzwe ubukungu bw'isi, Yuval Harari, kuva yavuga ko ikiremwa muntu ari inyamaswa nazo zishobora kwinjirirwa, ngo ibitekerezo bivuga ngo dufite ubugingo, ngo n'umudendezo wacu nimureke birangire. Ubu ikiremwa muntu nacyo ni inyamaswa zishobora kwinjirirwa. Murabizi hari ibitekerezo bivuga ngo ikiremwa muntu ngo dufite ubugingo, ngo gifite umwuka, ngo gifite n'uburenganzira bwacyo. Ibyo bitekerezo bivuga ngo nta muntu ushobora kumenya ikibera muri nge, ibyo mitamo, aho ngiye, ndetse n'aho ngiye kugurira, ngo ubu ni uburenganzira bwanjye, nimureke birangire. Over this. Muri kubyumva? Aravuze ngo bintu birarangiye. Ni ikihe giti abantu babujijwe kuryaho? Ikibazo Imana ifitanye n'umuntu, kuva umuntu yaremwa, Imana yabujije umuntu kurya ku giti kimenyekanisha ubwenge, kugira ngo umuntu atazamenya ibijyanye no gupfa, itazamenya akaramira mu cyaha, atazarya ku giti cy'ubugingo akabaho iteka, kandi akabaho iteka aramiye mu cyaha, ataramiye mu bugingo ahubwo aramiye mu cyaha. Iki giti umuntu w'uyu munsi, ikiremwa muntu, mwene muntu, uyu muntu dukurikije umuntu wa mbere ibyo yakoze, uyu muntu wa none ibyo ari gukora uyu munsi, ubu bwenge, igiti kimenyekanisha ubwenge, ibyo twasomye ku murongo igice cya 2 umurongo wa 16. Uwiteka Imana iramutegeka iti, yego, Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushatse, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ubwenge ni bwoko ki? Komeza. Benshi bibaza buri munsi ku bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano, ngo kubera ari bwo bugiye kujya bwemeza ukwiriye guhabwa inguzanyo uwo ari we. Ubukungu bw'amasoko bwategetswe kwimura amakuru y'abantu bukayashyira muri mashini ikayimura iyajyana muri porogaramu, ku buryo abantu nabo badashobora kubyumvisha. Uri kubyumva di? Uri kubyumva? Ubu bwenge, igiti kimenyekanisha ubwenge buzatuma umuntu ashobora kuba nk'Imana. Ubu bwenge nicyo giti Imana yari yarahinze, ariko irakibuzanya. Ati iki giti ngushyize imbere, iki giti ngushyize imbere ibintu bibiri imbere, icyiza n'ikibi. Uhitamo icyiza ubone kubaho, nuhitamo ikibi urapfa. Hano yamubwiye ati nukoraho hano uzapfa, kandi uzirinde Satani yarakumanukiye, uzirinde nazo uzamumenye. Adamu yabimenye, umugore aramwoheje, ariko nta kintu akoze. Katwumva mwene muntu uyu munsi uko urugamba rwatangiye niko rugomba kurangira. Bikomeje bigenda bite mu bwenge bw'umuntu. Noneho gahunda ikurikiyeho ni ubugenzuzi bugiye kubera mu ruhu mw'imbere. Ntimwumva? Ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo icyo bivuze ni uko umuntu nawe mu bwenge bwe,
mu giti cy'ubwenge nawe agomba kumenyeshwa uko urugamba rumeze, akabanza akarwanisha ubwenge nk'uko Adamu yabikoze, akabanza kurwanisha ubwenge kandi agasobanukirwa ko yari Satani neza babwiwe nk'uko yamubwiwe. Umuntu wa none nawe agomba guhabwa umudendezo wo kubanza guhitamo. Iki giti cyitwa amahitamo, iki giti cyitwa umutimanama, iki giti nicyo umuntu agomba gutanga, ubundi akabamenyeshejwe ubwenge nk'ubw'Imana. Kandi ibi ntibishoboka, ahubwo umuntu azaba arimbukiye mu cyaha burundu. Igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, igiti cy'ubwenge. Mbese iki giti, ubu bwenge buri kuvugwa hano, aba bantu bari gukora bundi, ese si ba bamarayika baguye? Ntabwo bamarayika baguye bapfuye ikintu cyitwa ubwenge bumwe bashukishije Adamu na Eva, ntabwo ari cyo uyu munsi bongeye kugarukana? Reka twumve nimba ari Imana iri kuzana ubu bwenge bw'ubukorano, reka tubyiyumvire neza. Komeza. Siyanse igiye guhita ibihindura. Impinduka muri ubu buryo bujyanye n'ubwenge bw'ubukorano, atari ubwenge bwakozwe n'Imana yo mu ijuru, ahubwo ubwenge bwacu, ubwenge bwacu bw'ibicu, mu bicu bya Microsoft. Ubu ni bwo buryo bushyashya bugiye kuyobora buhindura mu mbaraga idasanzwe. Ubu ngubu rero iyi nama yatanzwe, yahawe umuntu ati iki giti umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Kandi Satani n'abamarayika be baguye, twabonye 1/3 bamanukanye, nabo bakaba biteguye gushuka umuntu mpaka ariye kuri iki giti. Iki giti cyitwa umutimanama, iki giti cyitwa kugira ngo ukiryeho bisaba kubanza kurekura umutimanama, warangiza ukabumenya ubwenge, nyamara atari ubwenge bw'Imana, ahubwo ari ubwenge bwo kuramira mu cyaha. Ibi bintu biri gukorwa bite? Abadayimoni, Satani n'abadayimoni be bari kunyura muri ubu bwenge bw'ubukorano, atari bumwe bw'Imana. Mbese iki giti abantu bari kukirya banyuzeho. Reka mukomeze mutubwire neza. Komeza. Ahari wenda nicyo kintu cy'ingenzi kigiye kuba gikenewe, dukwiriye kwitega, kizajya kibera mu buvuzi. Urugamba rukomeye cyane ruzajya ruba mu byo twebwe twita ngo ibintu byacu by'umwihariko. Ikibazo kizajya kikubazwa ngo mbese uratanga uburenganzira kugira ngo hamenyekane ibibera mu mubiri wawe imbere no mu bwonko bwawe, mu guhinduranya kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Njyewe kandi icyo nkeka nuko ibyo bintu bizajya bitangwa ku bushake, ariko nibidatangwa ku bushake abantu bazagira bananirwe batanga ibyo bintu byabo byitwa iby'umwihariko. Ibi bintu wenda abantu bazajya bavuga ngo bakeneye uburyo bwo kwivuza, ariko ibi ngibi nibyo bazajya batangiraho uburenganzira bwo kugira ngo hagenzurwe ibibera muri bo no mu bwonko bwabo. Nimwumva se? Nimwumva ngo hakoreshejwe ubwenge bw'ubukorano, kandi ngo ubwenge butakozwe n'Imana yo mu ijuru, ahubwo Imana igomba kwirukanwa mu bitekerezo by'abantu, ahubwo ubwenge bwabo akaba ari bwo gukora ubwenge bwabo. Nyamara rero hari icyo twabonye ku murongo wa 4 w'igice cya 3. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Sibyo bari kuvuga bariya? Sibyo bari kuvuga ngo bakoresheje ubwenge bw'ubukorano? Ngo bamaze kuvuga ngo tuzaba nk'Imana, atari Imana yo mu ijuru, ahubwo dukoresheje ubwenge bwacu. Reka twumve mu gihugu cy'u Rwanda ho ubu bwenge bw'ubukorano bujyanye no gutuma umuntu ahinduka umupfu, urupfu rwinjira mu bantu. Bigeze he bakoresheje ubwenge bw'ubukorano? Reka twumve. Kuri sosiyete z'ikoranabuhanga 2400 zabaruwe muri 2022 muri Afrika, zibanda cyane mu bwenge buhangano 21 zari zo mu Rwanda. Hari inyigo yakozwe mu mwaka ushize n'abahanga mu by'ikoranabuhanga basanze u Rwanda ruramutse rushoye miliyoni 77 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 5, rwaba rwungutse miliyoni 500 z'amadolari, ahwanye na 6% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Nimwumva? Umuntu wa none nawe agomba akurugamba rwatangiye niko rugomba gusoza. Ngira ngo mu gitabo cy'umubwiriza niho igice cya 1 umurongo wa 9 wanditse ngo ibyabaye nibyo bizongera kuba, ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta gishya cyadutse munsi y'ijuru. Ibi bintu bigomba kugenda gute? Ni ubwenge bw'ubukorano bwo muri computer ko batubwiye ngo ubugenzuzi bukurikiyeho bugiye kubera mu mibiri y'abantu mw'imbere. Kandi
na Adamu nawe na Eva ibyabaye n'ibyo binjije mu mibiri yabo mw'imbere, ariko mbere yuko babyinjizamo babanje kurwana n'ikintu cyitwa umutimanama, babanje kuburana n'umutimanama. Reka turebe aba bari gukora ibi ngibi bo urugamba ruhanganiye hehe, igeragezwa riri kubera hehe. Umva, ushinzwe ikoranabuhanga rigezweho muri minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo Victor Muvunyi avuga ko iki ari igihugu kiza kubifuza kuhageregereza imishinga y'ikoranabuhanga yakwagukira n'ahandi. Dufite n'ubundi n'ikindi cyerekezo cyo kuba proof of concept cyangwa aho ikoranabuhanga cyangwa ibindi bintu bishobora kugeragerezwa. Noneho kuko Afrika ari isoko rinini, tukaba twaha amahirwe abo bashakashatsi cyangwa abo bantu bahimba ibishya kuza bakageragereza ikoranabuhanga ryabo mu Rwanda. Ubwo rero iyo ni policy izwi inahari. Niko ntabwo mwumva ubu bwenge AI cyangwa se artificial intelligence, nuvuga ngo bari abadayimoni bamanutse niwe artificial intelligence, niwe ari gukora icyitwa ubwenge bw'ubukorano, n'ubundi ngo babushyire mu muntu wa wundi bwa bwenge cya giti kimenyekanisha ubwenge, ku buryo umuntu azaba atagipfa, ku buryo umuntu azaba atagisaza, ku buryo umuntu rwose umuntu azahinduka nk'Imana nk'uko ubwo bamaze kubyivugira, kandi ku buryo umuntu nta Imana izongera kugaragara muri we. Ngo ntabwo ari ubwenge bw'Imana yo mu ijuru, ahubwo n'ubwenge bw'abantu bari kumushyiramo, baba marayika baguye n'umukuru wabo Satani. Ariko ngo igeragezwa riri kubera hera, ushaka gukora igeragezwa ajyaza ngo aze hano iwacu mu Rwanda bari hageragereza ubwenge bw'ubukorano. Ariko kugira ngo ubu bwenge bukore hari ikintu kigomba kujya mu mubiri w'umuntu kugira ngo ubwenge bw'ubukorano umuntu abashe kuba connected muri ubu bwenge bw'ikoranabuhanga. Nakomeze AI rero rwose iri muri uwo murongo cyane, kuko icyambere ni ikoranabuhanga rishyashya, ariko natwe turi gushyiraho nyine ubwo buryo cyangwa turi gushyiraho izo ngamba zatuma koko umuntu aza akageragereza ikintu cye gishyashya hano mu Rwanda, tukamushyiraho uburyo bwo kumufasha facilitation, noneho we akahaza isoko ry'u Rwanda, ariko ndetse akane-expandinga agahaza n'isoko rya Afrika ndetse n'iry'isi. Ariko ubwo nta nubwo ari iby'abanyamahanga gusa, ubwo nanone muri wa mujyo kugira inama nuko n'abanyarwanda bafata amahirwe nyine nk'amahirwe yabo. Raporo yakozwe n'ikigo cy'Abongereza Oxford Insights mu bihugu 193 ku isi ishyira u Rwanda ku isonga mu bihugu byo muri Afrika bimaze gushyiraho iyi politiki. Iki cyegeranyo kandi cyashyize u Rwanda ku mwanya wa gatatu kuri mugabane wa Afrika mu guteza imbere ikoranabuhanga nyuma y'ibirwa bya Maurice na Afrika y'Epfo. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Mwumvise se ikibazo Imana ifitanye n'umuntu ni ikihe? Nuko umurongo igice cya kabiri itangiriro umurongo wa 17 Imana yavuze ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Abyumvise, ukiriyeho no gupfa wahita upfa. Uko nimba urugamba rwaratangiriye ku giti cy'ubwenge utazaseka Adamu, n'uyu munsi kigomba gusoreza ku giti cy'ubwenge. Kandi niba rwaratangiye ari ugushyira ikintu mu mubiri, bigomba gusoza n'ubundi ari ugushyira ikintu mu mubiri, kandi kugira ngo urye ubashe kugura no kugurisha. Uko ibintu byatangiye niko bigomba gusoza. Uyu mutima nama niwo marayika wa gatatu avuga mu gice ya 14 umurongo wa 9 ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uwo no gupfa zapfa. Atari ibyo gusa, ahubwo azanywa kuri wa mujinya. N'uyu nguyu uri kuvugwa. Kandi uyu muntu hagomba kuzaba urugamba rukomeye mu bwenge bwe no mu bitekerezo bye, kugeza ubwo uyu muntu azageraho yifatira umwanzuro, kugeza ubwo umugabo azafata umwanzuro utandukanye n'uw'umugore, umugore agafata umwanzuro utandukanye n'uwo mugabo. Umuntu wese mu bwenge bwe hagomba kubera ikibazo, kandi tubonye aho babigeze. Dukomeze umurongo wa 8. Imana ihana inzoka na Adamu na Eva bagiye guhanwa rero. Umva, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya ni munsi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Ngahumva batangiye kwihisha se, bari basanzwe bihisha? Batangiye kumva imirindi se, bari batangiye bumva imirindi? Bari basanzwe bamye batuwe bumva imirindi? Batangira kwihisha. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Imana yamaze kugirana ikibazo n'umuntu, kandi ikibazo yagiranye n'umuntu harimo urupfu. Agomba gupfa uyu muntu. Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti?
nakubujije kuryaho. Dore ngaha rero, dore ngaha ahantu ngaha ikibazo Imana ifitanye n'umuntu aho gishingiye. Ngaha umurongo wa 9, Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe, nkuko imuhereza imurindisha deni, imuha n'amabwiriza yabibwiye umugabo. Imuhereza amabwiriza, ihamagaye umugabo n'ubundi ntihamagaye umugore, ihamagaye umuntu waremwe n'umuntu. Iramubaza iti, ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe. Arasubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramusubiza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Umva mbese, numva Imana yamaze kugirana ikibazo n'umuntu. Imana birayihindukiranye, ibibazo niyo bigarutseho. Umugore wampaye wamumeraga iki? Dore ni nawe wampaye kuri icyo giti ndangije ndarya, kandi ikindi wanatubujije no gutandukana, urambwira ngo ntituzatandukane. Iyo ntangana ari kuba mubabaje, twabonye uko yavuze ngo kuba uko mukunda cyane ngo sinanarota ntandukana nawe. Dukomeze. Imana iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? 12, uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yancukashutse ndazirya. Yagira ngo mbabwire, iyi nzoka yanditswe mu Byahishuwe igice cya 12. Turebe igice cya 12 Byahishuwe. Iyi nzoka niho iboneka yongera gushukashuka abari mu isi, kuko urugamba nimba rwaratangiriye mu itangiriro rugomba gusoreza mu Byahishuwe, kandi ari fotokopi. Nuko iby'umugore n'ikiyoka, ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura, gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisigo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/5 cy'inyenyeri zo ku ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo ku Mana iminsi 1260. Mu ijuru haba intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, nibanesha. Kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunwa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Murongo wa 9 niwo dutinzeho. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunwa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Nimwumva se? Nuko byatangiye niko bigomba gusoza. Umva uko ashubije ku murongo hano wa 13 umugore. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yancukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzakugwiza cyane, kugwiza nzagwiza umubabaro, nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara ubabara. Ariko wumva, ibyari inama byabaye isoko.
abari bahawe umugisha umva bari kuvumwa. Inzoka yajyaga igenda igurutse, none n'ubundi inzoka kandi zijya ziguruka, ariko zavumwa umuvumo uvuga ngo uzajya ugenda ukuruza inda kubera ko wakoze ibyo bintu. Ariko twabonye ko iki kiyoka aricyo wa mwanzi na Satani kiyobya bari mu isi, nicyo kiyoka. Nuko nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, inzoka iri kuvumwa, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsitsino. 16 ijya ku mugore, inzoka imaze kuvumwa, akayo kavuyeho, tujye ku mugore. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Abyeyi buriya iyo muri kubyara umuntu ashobora kugushyiramo indirimbo nziza cyane, indirimbo twagoswe cyangwa se n'izindi mukunda kumva zibaryohera, mbese Yesu ajya anyitaho n'izindi, mbese ukumva biracamo neza. Dore ngiyi kabutinda aho yavuye rero. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Nubwo baguha ifiriti, nubwo baguha ifiriti na mayonezi ikatiyeho n'ibitunguru, nzagwiza umubabaro wawe igihe uzajya uba ufite inda n'ifiriti zakunanira. Uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. So ninde uvumwa umuvumo ukomeye? Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, nawe azagutwara. Uyu nawe aravumwe, inzoka iravumwe, umugore aravumwe. Tujye ku mugabo. Nawe mugabo enda hano. Nadamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimwe uzasubira. Uwo mugabo yita uwo mugore Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro n'impu irayibambika. Nimwumva se ahantu umuvumo wacu uturutse? Ni we nyina akaba se w'abafite ubugingo bose. Twese dore umubyeyi wacu nguyu. Ikibazo Imana ifitanye n'umuntu, ngiki kibazo turagifitanye. Uyu nguyu niwe dukomokaho twese, nta n'umwe usigaye. Dufitanye ikibazo cyitwa urupfu. Urupfu twasuzuguye akagasuzuguro. Uyu data wacu yasuzuguye Imana. Uyu muvumo yavumwe. Umwe avumwe umuvumo ati, wowe ibyawe bizajya bikomera cyane uri kubyara, ariko nawe gututubikana ko mu maso hawe uzajya urya ututubikanye, uzajya ukora paka ukore. Nguko uko ikibazo cy'Imana n'umuntu cyatangiye. Gaha ibibazo aho bitangiriye. Abyumvise neza? Ikibazo Imana ifitanye n'umuntu kugeza uyu munsi ngiki aho kiri kugaragara. Ikibazo aho cyatangiriye niho kigomba gusoreza. Tuzakomeza tureba iki kibazo, tugisesengure kugira ngo abantu bashakishe uburyo bakiyunga n'Imana. Naho ubundi umuntu wese akivuka afitanye iki kibazo n'Imana, uko wavutse, waba uri pasitoro, waba uri mufuti, waba uri shehe, waba uri padiri, waba uri papa, gutya niko wavutse. Aha niho twavukiye. Iki kibazo tugifitanye n'Imana, kandi urugamba rwa nyuma na nyuma rugomba kugera ku muntu uzaba atarikiranura n'Imana ngo abone ubwiyunge hagati ye n'Imana. Azahura n'ibibazo, imbubwe nyinshi cyane. Umuvumo. Guhera icyo gihe, paji ya 21, abantu bari bakwiriye guhangayikishwa n'ibishuko bya Satani. Adamu yagenewe ubugingo bwo gukora aruha kandi ahagaritse umutima iteka, aho gukora nka mbere anezerewe mu murimo mwiza akunze. Noneho bajya guhemurwa, bakagira agahinda n'umubabaro, maze amaherezo bagashiraho rwose. Bari baremwe mu mukungugu wo hasi, kandi niwo bajyaga gusubiramo. Bamenyeshwa ko bakwiriye kunyagwa urugo rwabo rwo muri Edeni. Bari bamaze kwemera uburiganya bwa Satani, bizeye ijambo rye ngo Imana niyo ibeshya da. Ngaho igicumuro cyabo cyari cyakinguriye Satani inzira yo kubageraho atarushye, kandi kuguma kwabo mu murima wa Edeni byari akaga, kuko bari kwegera igiti cy'ubugingo bakiri mu cyaha, bakiri mu byaha, bigatuma ubugingo bw'ibyaha buhoraho, ubugingo bw'ibyaha bubaho iteka. Kumva iki giti Imana ibemerera ko iki giti cy'ubugingo baramira mu byaha bamaze gusuzugura.
icyaha cya Adamu cyabaye ryari? Dutekereze. Icyaha cya Adamu cyabaye akimara kwemera kurya ntibyari ikibazo, ariko akimara kwemera kugambanira umutimanama we, icyaha cyari cyamaze kuba deja. Eva akimara kwemera akabwira umutima we, akemeza ubwenge bwe ati nta kibazo. Nk'uko abantu benshi muri iki gihe bamaze kwemeza ubwenge bwabo bati nta kibazo, bakarya uyu munsi, bakaba bari uyu munsi igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ubungubu abantu ntibashobora gupfa, bamaze kurya ku giti ntibashobora gupfa. Ariko se icyaha cyakize? Abakibateye bashaka kubakiza icyaha? Kada. Ikibazo Imana ifitanye n'umuntu bavandimwe, basaba kuhaguma nubwo bemeraga ko atari akarengane kunyagwa Edeni banezererwagamo, basezerana ko noneho bazajya bumvira Imana badashidikanya. Ariko umva mbese batangira kugusezerana ko bazajya bumvira Imana. Aya materaniro turi kwitoza ikintu kivuga ngo kubaha Imana, ariko bamenyeshwa ko batungutse imbaraga, ahubwo ko barushijeho kugira intege nke kuko bavuye mu bugingo buboneye bakajya mu byaha. Bari babuze kuyoboka bakiri abera. Bari babuze kuyoboka bakiri abera, bagifite kubaho kwera k'umunezero. Bamaze gucumura nabi niho bajyaga kurushaho kugira intege nke rwose, buzura umubabaro mwinshi no kwicuza gukomeye. Noneho bamenya neza ko igihano cy'icyaha ari urupfu. Ngiki igihano cy'icyaha bavandimwe. Ntabwo waba wananiwe kumvira ugifite ubugingo buzima, bamara kugushyiramo artificial intelligence, buriya bwenge bw'ubukorano bwa Satani, ngo abe aribwo ngo urabasha kumvira, ngo wasaba Imana y'ibi bireba ko bitashoboka. Abamarayika bategekwa gufunga vuba inzira ijya ku giti cy'ubugingo. Wari umugambi wa Satani yateguye ngo Adamu na Eva bacumure ku Mana, babone igitsure cyayo, bazarye ku giti cy'ubugingo ngo bitume n'ubugingo bw'ibyaha buhoraho. Ariko abamarayika bera boherezwa gufunga inzira ijya ku giti cy'ubugingo. Ibishashi by'umuriro byaka impande zose bigose abo bamarayika, kandi byasaga n'inkota zirabagirana. Ngibi ikibazo Imana ifitanye n'umuntu uyu munsi. Abantu ngo ntibazongera gupfa, igisubizo cy'urupfu cyabonetse. Nyamara urucyo bita igisubizo cy'urupfu, ahubwo nibwo urupfu rwabinjiyemo nyirizina, nibwo urupfu rwabagezeho rugiye kubatsemba. Ahubwo nibwo urupfu rugiye kubatsemba bitewe n'agasuzuguro. Turaza kureba rero ahangaha, niho turaza kumenyera noneho uko ibintu byifashe. Iki giti, uru rugamba rugomba kuremera mu bwenge bw'umuntu mpaka, kuko Adamu wa mbere yaratsinzwe, ariko Adamu wa kabiri yaratsinze. Kandi uwa mbere niba yaratsindiwe kunda, uwa kabiri agomba kuza nawe agatsindira kunda, akemeza yuko ibintu bishoboka. Niko bigomba kugenda. Iki giti uyu munsi abantu bari kukiryaho, nta rupfu bari kwiyumvamo, ariko vuba cyane urupfu ruhageze, Imana ibahamagaye, nibwo baratangira guhunga Imana, bakabona yuko bambaye ubusa, bakabona ko nta gukiranuka kwa Yesu bambaye. Igice cya 16 cy'ibyahishuwe, dore ndaza vuba, hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa. Ubu ngubu nibwo abantu baraza kumenya ko nimba nta gukiranuka kwa Yesu kuri kuboneka, nimba kwakira igitambo cy'ikaruvari bitari kwemera ngo uyu mwenda wambarwe, nta ayubusa. Iyi nzoka yarakaye kandi iri guconshomera. Noneho nta nubwo ari kugenda ivuga utuntu tw'utugambo, iri guconshomera. Igihamya twahereyeho mu ntambara ikomeye, paje ya 274. Umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga iby'umutima umwemeza akwiriye gukora bitewe n'uko bibangamira ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ubwenge bucura umwijima, umutima nama ukagwa ikinya, umutima ukinangira, maze ubugingo bwe bugatandukanwa n'Imana. Wabyumvise? Igiti, ikibazo umuntu afitanye n'Imana ni umutima nama. Hari n'abantu badafite Bibiliya, Imana yahaye umutima nama, kandi nibagendera ku by'umutima nama babwira, aba bantu bazajya mu ijuru. Mu Baroma igice cya mbere niko handitse.
aho ubutumwa buvuga iby'ukuri mbajura ubusuzugwe cyane bugapfobya, itorero rizabudikirwa n'umwijima, kwizera n'urukundo bizakonja, kandi kudahuza n'amacakubiri bizaryinjiramo. Uyu munsi itorero ry'Imana bimeze bite? Amacakubiri arigezemo bidatewe n'iki giti? Ntabwo aricyo kibiteye. Niko bimeze. Ubutumwa bw'ukuri nibwirengagizwa amacakubiri. Abagize itorero berekeza inyungu n'imbaraga zabo mu gushaka iby'isi, kandi abanyabyaha bakarushaho kwinangira ntibihane. Uwiteka adufashe bavandimwe. Kadusoze dupfukamye, duce bugufi, dusoze. Reka dusoreze ahangaha, tuzajya dukoresha amagambo aringaniye, ndetse n'ubungubu twatinzeho, ariko muri hangana. Reka dupfukamye dusoze n'indirimbo, indirimbo nirangira tureta dusenga. Murakoze, Uwiteka abahe umugisha. Dusenga Imana. Imana data, Imana umubyeyi udukunda, turagushimiye cyane kubera yuko uduhaye umwanya mwiza wo kutwigisha no kongera kwifuza ko dusobanukirwa ikibazo dufitanye nawe. Ufite ikintu kimwe udushakaho, nuko twemera ibyaha byacu, ibyo twagucumuyeho, kandi urashaka ko twemera yuko ari twe twakubambye, ko ari twe twakumanitse, kandi ko igitambo cy'ikaruvari aricyo washakaga kunyuramo kugira ngo wongere utugarure mu rugo twari twajimije rwa Edeni nziza. Turagusabye rero kugira ngo wagure ubwenge bwacu, kugira ngo bisobanuke, noneho bidutere kukwegera twicishije bugufi, kugira ngo wongere kutugirira neza no kuturema bundi bushya. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Indirimbo ibanyure mu izina rya Yesu.
isi yacu kiremwa yari nziza, ibyaremwe byose byari bituje, satanaje byose abigira umwaku, kwa Adamu birukanwa mu Edeni. isi yacu kiremwa yari nziza, ibyaremwe byose byari bituje, satanaje byose abigira umwaku, kwa Adamu birukanwa mu Edeni, kwa Adamu birukanwa mu Edeni. Icyo gihe nibwo abantu batangiye kuba impunzi, kugeza uyu munsi birakomeje, kuko abana b'Imana bagiye guhunga ya nyamaswa. Igishimishije nuko tuzaruhuka duhunguki iwacu muri gakondo. Isi yo ni heza, twicaranye na Yesu, dusangira ibyera mu munezero, dusangira ibyera mu munezero. Yesu akiri mu isi nawe yarahunze, Herode shaka kumwica, Yosefu amujyana mu Egiputa, nawe yakuriye mu buhungiro. Yesu akiri mu isi nawe yarahunze, Herode shaka kumwica, Yosefu amujyana mu Egiputa, nawe yakuriye mu buhungiro, nawe yakuriye mu buhungiro. Icyo gihe nabwo abantu bakomeje kuba impunzi, kugeza uyu munsi birakomeje, kuko abana b'Imana bagiye guhunga ya nyamaswa. Igishimishije nuko tuzaruhuka duhunguki iwacu muri gakondo. Isi yo ni heza, twicaranye na Yesu, dusangira ibyera mu munezero, dusangira ibyera mu munezero. Satana urashaka kuturimbura, Yesu akaduhungisha akaturinda, akadukuriza mu makuba, Satana akabura uko yakwifata. Satana urashaka kuturimbura, Yesu akaduhungisha akaturinda, akadukuriza mu makuba, Satana akabura uko yakwifata, Satana akabura uko yakwifata. Genda Satani we, widukangisha urupfu, kuko uwo wabanje kwica yarazutse. Waramumanitse hagati y'isi n'ijuru, none yarazutse twese turabizi. Ubu ni muzima, ni umurengezi wacu, amahanga yose aramusingiza. Genda Satani we, widukangisha urupfu, kuko uwo wabanje kwica yarazutse. Waramumanitse hagati y'isi n'ijuru, none yarazutse twese turabizi. Ubu ni muzima, ni umurengezi wacu, amahanga yose aramusingiza, amahanga yose aramusingiza.